nta kibazo twavuganaga namubazaga ibigendanye nuko bimeze mu kazi no ku ishuri ngo akora ngo yiga anakora da niko yabwiraga. sawa sawa rero tuganira gakeya. yego biteze meze ute? meze neza. umeze ute se? naje nsanga mama wawe numvaga udahari cyangwa utungore. Ego nshambo muri nje. Judy, Oui. hari ikintu ushaka ko tuvugana? Mbwira nawe. Judy, mbanza mama atankunda. Ese ushaka gukundana na mama wanjye? ariko nyine mama wabanza atanyishimira ko wenda dukundana cyangwa se ibintu nk'ibyo. Kubera? sinzi ariko ntabwo wenda ari ukubateranya ariko nkeka ko ari uko bimeze. Mama ntabwo ari uko ameze. Ntabwo mbese ariko uranaza kumuganiriza mwumva. nta birenze, ntabwo ari ugushaka kujya hagati ya mama n'umwana cyangwa n'iki, ariko gusa nyine niko mbikeka tu. Mama araza kumuganiriza mwumve. nta kibazo. umeze utahandi? Njye meze neza. ko daherutse kuza kudusura mu rugo. Byanjye se byanjye birebire shaho. Bari bibereye hano. Biraho. Magi ndashaka rero manze nkurabura ukuntu bimeze. Bungira inama nk'umuniga wanjye. Kuko nshobora gusanga ndimo hari ukuntu nyine umuntu yitekerezaho wenyine akareba ku nyungu ze, ugasanga nyine wise ucora undi uramuraburije. Aka kaniga gatereta sister kano kakimeye. Urabizi banga twikomaga isombe ya danje, tanapu za danje, ibyana kubusazi kandi Judy ntashona ntagashona amagi. Niyo hari insazi rero. Unje nibuka nk'igihe twajyaga Gisenyi cyangwa za Musanze, amabara yahaberaga ibyana nyine twaryaga icyo gihe. nta nubwo ntakabaye mwemerera katereta sister. none nagiye kubimenya nyine mbimenya byararenze. Sister arimo kumbwira ngo wari umutipe nkunda ibintu nk'ibyo, kwa kundi umukobwa barimo kukubwira uko nabibona mu maso ko nyine yemera umujyamatu. urumva ngiye anyeretse ifoto nsanga ni yambaye man umushi nziranye nawe. Yego man wishi none ndikaruma nyine imbere ya sister kugira ngo atamenye na wagwani. ni karuma nkaho ntamuzi. nanamuhamagaye bisa nkaho bigiyeme intambara. ikibazo cy'amatsiko rero urumva hari nk'utu blackmail namukorera twadanje bikamuraburiza. urumva nejo bundi yaje hano mpita murabona ndamubwira nutamaga senkani ngenda guteza mail na sister kuri gahunda, kuko ndacyafite n'amavideo mani turi muri izo tanap. babi snap naga igisiba ndafata kuma pege ya danje kuma widi kuma yoga n'ibyana mani. urumva rero nimunatekereza ubu sister ni man umuntu subizi kinjye sipfana nyina yagiye. ndabizi man ndabizi kabisa. ushobora ni nkuko ndi hano gutya man, ntago wavuga ngo ngiye kuzana umubebe ngo mugire umugore ngo mbeseriye ngo ntago byagwa mu n'ibisazi. rero nawe urukundo rwe na Judy byakomeza bigo man ngwici asigara kaniga kamufatisha gate man. Ibaze yuko yamaze hafi amezi 3 abana na karaka jambo. Usiko cyandenze se numvishe ngo yakatiye gadi ngo nje byarandenze man. Ese urano ari ahantu bihuriye. Uramubwira ashobora kuba afite na dawa man. Ibiceri aho uramujama ushobora kuba yanamuroza se gusa nanjye banzebaza. None se ngo bimeze bite? Ikibazo kiri hehe? Ikibazo ahantu kiri urumva ngewe kimenye ndimo namuryamo ibiceri. Kumubwira ati ejo bundi yankubise 70 ndimo kumubwira ndaguteza mail na sister bamenye wagwana. Aravuga ati rero ibyo bintu ngiye narabiretse narahindutse ariko reka nk'ibiceri. urumva any time narakaye namuhamagara ati ngiye kubarabura nkubitiraho senkani. Iyo niyo move man. Va kuri ibyo ngibyo ry'ibiceri by'idage uri kubyumva ry'ibiceri.
none se urumva wowe niba ushatse kuvuga ngo wamuraburiza se nyine se umuraburije wenda bikazamo kizi bikaba ibibazo urumva inyungu zawe zaba ziri hehe inyungu yawe biri hehe wakajyamo ugomba kugukomeza ugakoramo akazi na sister wawe ahubwo ukazaza unamutera ubwoba ukamuhabya wa kintu hakubitekerezeho none se ikibazo ubwo nibigera ku musozo ugasanga bagiye kubana umujya amatara ahindutse sister yamara kugwa mu mago ugasanga nyine biriritse uruvyo bitangiye kugaruka sister bayeho nabi mani sister wese umusaze so ko ngo ubundi urabizi neza ko yahindutse urabizi neza ko asigaye ameze neza nta kibazo ariko umuvandimwe wawe ari umuvandimwe wawe ntago wamushyira imbere y'ibiciro ndafata buri kubyumva gusa mani buretse kubanza gutekereza cyane ibyo bintu sibyo by'ubukwe n'iki no kubana biretse urabizi neza ko kazanamutsindira karakanega wapi mani ura mu baby aragrindinga ni sawa ari kubyumva ejo nejo bundi ushaka kujya kubona namuvuyemo arikomereje sibyo rero weva kuri ibyo bintu ubanza umujya mu kurema ibiceri mani tekereza mani tekereza umva kazi sineza reka nzi nongere muhamagara mpayanda ahubwo nta mishinyigo mukubitire tujye no gusinda n'ibisazi bless ahubwo ducike reka mfata agafone dukomeze neza yagitime subakoro we no mu majuda ntabwo ari ubwa mbere ariko nuko akunda umuntu ahinduka ukavuse umuntu yaseka agahesaba umuntu mubi ku isura urabibona arakurakariye kandi judo yabari ahari ntabwo yageze bikwereka yanavuye noneho yahise ava mu cyumba aragaruka yicara muri salo nyine ubwo mama arongera aba umuntu muzima akakubwira ngo gute nyine ansekera nyine yereka Judy ko nta kibazo uzi ukuntu yambwira yanotse ambwira amagambo yose mabi ntazi si umuntu w'umubyeyi nibaza ni imishi ya Judy yabaga afite kera kizana uriya mugore yayigiraga nese mbwira muri make aba ari kuvuga ibitutsi nyine byo kutukurya umuntu avuga igitutsi kwiki ntabwo yatukana ngo wangegere wamabyiwe cyangwa ibiki ariko nyine agucyurira nyine akubwira amagambo atari meza ni gute se ngo uri kumurarira umwana ngo ntabwo ushaka ibiki n'iki kamunyiyamaho iki kandi kimba nakubwiye nakubwiye mbere yo kugenda ukamva nakora iki wowe nakubwiye ati ibyo bintu uhubukiye gutyo umuntu se wumvisha umuntu umubyeyi abwira umwana we ngo ashaka kubonana n'umukunzi ese gukundana ni icyaha wowe uri gufata ibintu uko bitari rero icyo kibazo cyawe nkurikiza n'isura ajya mu bwiyungu ko ntatunguze ijambo ngo reka Judy ese wawe niba utagushaka kumva bizagenda gute ibi bintu bijemo ibibazo pe ugiye gusiga ibigenda buri gihe iyo umaze iminsi utajya kureba Judy cyangwa utavugana nta bibazo bihari uba ufite amahoro ho wenda gake simuvuganye simenye ko bigenze ntimwongera kuba ntacyo reka kandi uwagiye nk'ubuze nk'ugiye waretse kugenda urajya baza wagiye wiga kubanza ugatekereza ku bintu umuntu aba ari kukubwira just kuko Judy akubwiye ngo mama aragushaka abisubiza biruka umuntu ukundi akwiyambaje ugomba kuba uhari ese ko no kwiyambaza ari ikibazo yari arimo nagiye kumusura nk'ibisanzwe ko yari agiye kunyeka mama we nk'ibisanzwe ese Judy wabimubwira wapi ntabwo ugeze umubwira se wahiraye hanyuma ntabwo ugeze umubwira ibyo ngibyo bya mama wawe kigatuma urumva bizagenda gute sinzi buriya afite uko azabimenya urumeze boss sha ndashima Imana
ese ku cyambaro tukiri iwanyu we N'izi reba nakambara ukuntu usa maro ndebe ukuntu usiri iwanyu ubu isengeri n'ipantaro idafashije ubu ni gutyo ubusa everyday uri iwanyu ntushaka kwambara agati ubwo bivuze ko nta n'umurimo ukora uri iwanyu muzi koza ibyombo ubuze ibyo mumeze utya nese nabyiza maze guta urabeshya Ay, sir, God, izi nzani zo mu byo ndiwumva ko nkonje se ahubwo ndebera ariko mfite n'amakuru buriya mfite amakuru kabisa ngo kugusa neza gutya abantu biri guturuka ako siko kutuvugishije ngo abana ngo uri mu rukundo bizi ko wishimye havuyeho wenda kunyura ku ruhande Sajya ndashaka amakuru kumbwira Juma amakuru akamubaze ikibazo cyawe nicyo kibazo cyawe subizi ko ari ukumaransa ase Judy ko turi inshuti ubundi kucyumisha mbwiza ukuri kuko ngira amakuru Jack arayambwira tutagira ngo rero tuganire mbwiza ukuri rero ngo uri mu rukundo ngo rushyushye gutya na gutya yeah gadi twatandukanye really asubira mu wiki we uramutipe ko nitusameze neza nta kibazo sibyo afite amafaranga nta kibazo kandi nabonaga gukunda ufite icyo kibazo gadi yazanye ubugoryi bwinshi gadi yazanye ubugoryi atangira kujya dusohokana akanzanira abakobwa atangira kujya nkubita ibaze ko na manje ubwe atarantunguruto cyangwa se ngo afate inkona nkubite gada gukubita gadi akankubita bro really aragenda arahinduka nsanga nari mu kintu agiye gutura hafi y'ishuri n'akazi akageza akankubita tugasohokana nkabona ari kwakitinga uburyo utamenya so ndavuga rero nubwo abura umugabo wanjye ntabwo nakwizirikaho kuri urwo rwego amprise noneho utaranyambika n'impeta umukatira gutyo nishana nambwiye ngo ntabwo byakunda si ubwo wakomeza n'urugukubita none ko ruramutipe agira yabaye tukimukatira barumvize ukuri njye ashatse kwigira umusazi rero gadi ntabwo yakwereka ko ari weak yigira umusazi ashaka kurwana ariko nyine ase umuntu uri kuvuga n'undi kuvuga gadi ashaka kurwana gadi uzi uramutipe mu gentle ese wamushitanye tworere ntabwo umuzi ndamuzi uzamubaza amakuru niwe uyafite menshi njye nshobora kukubwira amakuru ukagira ngo ni filime cyangwa se sinanayakubwire neza uzabaze Lorraine cyakoze umuntu ni mugari shawe umuntu ni mugari gadi yaramendukanye nanjye ndumirwa uwo mutipe se muri kumwe ni neza nta kibazo urabizi neza ko atazajya nakayashyushye aya nese gadi we nimwatangiye nyine ni mugari ariko nanone nta kwizirikana we naza n'ubwo ryi azajya ibishanga gusa nkurikije ukuntu mubona ari discipline umutipe cyo gukubita undi yakuburanye iki yagiye gukubita guhora iki niketse ubundi gadi kumwe byatangiye hari umukobwa yari yambwiye bakundanye biga muri secondaire mu ex nyine kumwe ugana n'umuntu mukundana yego akugana ibintu byose so gadi aza kumugarura twaba twasohotse ngo umukobwa ari aho ngaho kugeza rimwe twasohotse aramuzana batangira kunsomanira mu maso barangije baranagera noneho ibintu byose bakonsomye nijye wabyishyuye urumva ibintu byose bakonsomye maze kubyishyura bukeye mu gitondo nanjye natashye numva nanababaye ansanga iwanjye aho nari ntuye aza kunkubita kugira gute ngo byagenze gute ngo atanye nande ngo atashye ryari bro twasohokanye turakundana unsize mu kabari yasinze ariko shira sigaye ntazi ukuntu ameze nyine yarahindutse ndavuga ko ariko nibyo abantu ni bagari imana abantu ni bagari umuntu ni mugari burashaka kukwereka abatipe niko tumera buriya bwa mbere nyine agifite rwa rukundo ariko iyo amaje gukura nk'icyo ashaka we yumva ashaka muri we ya nibwo ahita atangira kukwereka nene wowe wanyawe tu trust me ya nise kamubaze we mbizi ukuri hari ikintu Jack igeze akubwira kandi mbizi ukuri Jacques ko kuma nanjye mbwira iki brother wari ikintu yakubwiye nta kintu yambwiye Jack kabisa Jacques iyo datashye yasinze iyo tutameranye neza tuba turi gushwana muzi nakora tuzi ndabazi cyane nuko yemera ariko ikintu kimeze gute kijyanye n'iki Judy ndeba shuba nta kintu yakubwiye nyana kimwe reka tubireke ntacyo ntabwo njya nivanga mu bintu cyane ariko wambwira nta mpamvu uzabimenya buriya ntabwo time iragera ni byiza se ni bibi tubireke undi ndavuga nanjye ndinjajwe mbona ndinjajwe undi wa mwe mbikubwiye ngero zingira amatsiko rero ugomba kumubwira ntabyo nkubwira reka tubireke sibyo reka tubireke ahubwo andi makuru y'iminsi uri mu kahe kazi se wahinduye akazi sha rero ibyanjye ni birebire nk'uko mbwiye ngo ibyo by'ibibazo tubigikorera ibyanjye nabyo ni birebire ngiye kubibwira ntabwo nakwira bugake ni danje gusa nyine icyambere cyo nuko umuntu gisa neza umeze neza kandi sori niba yaragukubitaga sibyo byararangiye
uzadusura ryari ko duhora ahangaha koko umva nzabasura pe Tusemerewe gusohoka. bamwiyenza nzabasura Yewe ubwo ubayeho utaburiye. uko nyine gusa nyine ndabashimira mwakoze kuza Twakoze si uyu munsi iyo tuza. muhora mukora ahubwo tuzazana imyenda tube hano dusure hano ko turahahora tuzaza twibera pera Amakuru ya Gafres. shameze neza Mamazi. rwose Kimenyeza. nawe ni ukarikare no mu mpamvu zatumye mbahamagara ni ukuvuga ngo wa mukozi wanjye yitwa Igor Simumuzi cyumva ko nkundana na Kimenyi yaje hano mbona hari ikintu ashaka kumbwira ako nyine agenda atakimbwiye ndavuga se hano mama ashobora kuba harimo ikibazo kandi Jacques yigeze kumbwira ko nyine bari game bagendanaga baragendanaga so noneho nyine Igor nibwo yaje mbona hari ikintu ashaka kumbwira ariko ntiyakimbwira ngira u Rwanda avuga se Ashaka kukubwira kuri ndetse. kuri Kimenyi Bakaba baziranye se. kandi baraziranye ahubwo ndi gukeka ko hari ikintu Kimenyi ari kumpisha Nk'iki. twese cyaba ari nk'igihe nziza ariko ndashaka. ndi gukeka ko hari ikintu Kimenyi ari kumpisha kabisa kuko na bro wanjye nkimumwereka bwa mbere ataramubwira ko baziranye aravuga ngo n'uyu se ngo ubona aratunguwe ya mbona aratunguwe sindavuga hantu ashobora kuba harimo ikibazo kandi Kimenyi urabizi namumenye hariya nari nkiye turabizi n'ayandi makuru yiwe nzi n'andi makuru mfite murabizi mwese cyagiye twe turi Yose. Wese Kimenyi akubwiye ko baziranye abazi. ntabwo turabivuga naho ahubwo ndi gukeka ko nshobora kubona arihuse kumwizera ariko nyine mbona tubyihorere ndaza gushaka uburyo bundi wenda mbikora amwe mumeze biteze Abaziranye na Jacques pe. birenze mama koko niba mwateruye saruguru koko Judy bite sheri ndumiwe pe ndabangutse nari nagiye gusura abaturanyi hariya inzu mwayiteruye neza Twamusuye. Twabasuye dusanga mudahari. sha rero buryo kugira inshuti ni byiza buriya mba nibutse nanjye nkiri umukobwa nagiraga inshuti tukaza mama akaba yasigiye nk'imirimo reka ibintu bigashirira ibishyimbo bigashirira bwabaga ari kumbabura byose nasaga byakatse Wadusanze Judy nayo ariko bimeze. ntabwo namukira kandi ubu yamubwira nabi kandi wumva byaramubagaho ahubwo sange neza n'uburiri bwanjye budashashe Judy ngabo uzi ukuntu twabigenzaga burya twebwe nahitaga mbabwira umva rero n'abantu muzi ko nyine ukuntu tugiye kubigenza twiyeranje umwe agahita afata ibyombo undi agakoropa undi agahita akubura tukabirangiza tukabifanyafanya ibishyimbo nyine ubwo twarenzagaho amazi akararemba hejuru ubu rero tukicara niyo basanga byashya bikirimo amazi ariko bitashiriye ariko bitashiriye mwari benshi buha Judy buri wenyine. Judy so uri wenyine namwe ariko mujye muhora muza mudusura ngiye kumva numva rero inkuru rwose mwazihaye numvishije ijambo nkinjira ngo Kimenyi yabaye hano muri runo rugo ni ukuri Kimenyi se. Kimenyi se umushuti wacu se buriya si yo umushuti wacu twese umva hano mu gitondo ni Kimenyi saa sita ni Kimenyi nimugora ni Kimenyi yabaye kwa kundi ibinini bya paracetamol neza babaye Kimenyi muri iyi cyane rwose neza uburyo yagiye mubigenze neza baraho arambwiye ngo mbasuhuze arambwiye ngo na Jacques ameze neza ariko nyine urabizi nyine burya kwimena inda n'ibibi mwana nuko rero ubwo ndabona nari mbarogoye nta kibazo wakomeza ukatuganiriza muri mwese ntawe ufite agafiyase ngo tuzataho ubukwe nawe koko mugire mwikubita agashyi buriya mu myaka yanyu urumva twabaga dufite abantu mwebwe mubyita ngo aba boyfriend twebwe babaga ari abakope
n'abakopine urumva byabaga bimeze neza ku buryo nyine impapuro zabaga zicacana nuko mwigaga muri Francophonie ariko niyo mpamvu nyine twize mu gifaransa burya iyo umuvuze iby'icyongereza biraducana ariko rero tuvuze ibintu by'abakope n'abakopine twari twavuze n'ukuri kimenyi njye mbabwije ukuri urumva nubwo Judy rwose akundana na Kimenyi nkabona mbona uriya muhungu adasobanutse Kimenyi se Kimenyi ariko nta kibazo yewe ubwo nyine Kimenyi aritonda Kimenyi se ko yitonda ni umwana mwiza nyine uri aho nta kibazo nzaba ndora n'umwana w'umunyarwanda mboreka nikomereze nigendere ubwo musigare mubiganiraho ariko nabonye rwose pe nta fone nta mujyojo ntawe yavuye ntawe yavuye nanurura umugongo yego habe na gato niyo wamufata ukamutereka mu akwagira ngo Gadi yaramuroze Gadi nawe yaramwanze namubwiye inkuru za Gadi zose noneho Gadi yari yisobanukiwe asigaye aza hano kaza gutegeka mu barabyumva turi gushwanira hano ambwira ati ugomba kuba umugore wanjye ambwira ati wapfa mwana wawe ibyo numvise rero Gadi yari yihaye intebe shaho akifata akaza yari yarabaye ijoro koni kuba ijoro koni ahubwo wifatire Kimenyi ariko nyine hagati abasha rukundo rurarenze muri kwibuka mvugira Kimenyi mwenda kumwica ariko Kimenyi ngenzi mbona nta ibiryo Kimenyi n'umwana mwiza yaje kuba umwana mwiza gute Kimenyi ariko nyine biragoye kumenya buri abantu bacecetse cyane bitonze niyo defo yabo kandi kimwereka mu bwiza ukuri ni uko umuntu aba yakunakubwiye neza ukagira ngo nta makuru umufiteho wumva kimwe wenda kuzi akaba yitwende n'ako koga wumva urumogi wanywaga wowe warushaga n'abantuza barukora ubu wacumaga nunagihaye ugacuma nka pure zirindwi none se